Yes, ziracyari Kigali Sports njibona imbere ya kamera ndacyari Fredizo sindahinduka ndacyari umwe rukumbi. Hanyuma muri wa mujya wacu no kubanza gukeza buri wese wa subscribinze nawe utarabikora kugira ngo amakuru tugiye kugarukaho cyangwa se ndubo wabonye abagiye atambuka atazajya gucika ubikunde ni sawa cyane. Hanyuma bibaye akarusho wabisharing ukabisangiza abagenzi bawe, comment section n'uruganiro by'umwihariko ku ngingo zigiye zitandukanye tugiye kugenda tuganiraho ukaba of course wagendwa ubiganira cyangwa se tukabiganiraho wora byumvute by'umwihariko nk'ubu ngiye kwangana ku kipe y'igihugu Amavubi ngo buri wese bayifite ijambo kuko ni yanjye ni yawe ni president wa federation ni y'abakinnyi ni ya twese nk'abanyarwanda. Yes I hanyuma ndetse nibutisha cyane mukanya kubakurikiye twaganiriye kuri Noam wamaze kubagira ubutumwa atangaza cyangwa se imba mutima ze nyuma yo guhamagarwa n'ikipe y'igihugu Amavubi. Ubu tugiye guhita dusimbukira ku zindi nkuru nababwiye ko turi ugenda dukora z'uruherekane nziza cyane. Aho ngiye guhita ngaruka kuri utazamu wacu ikipe y'igihugu Amavubi Joy Lance Michaels wabanze ko yongera amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Saba. Byiteze ko ashobora kongera amasezerano cyangwa se akaba yasinyira indi kipe, ariko byanjye ikipe ikoze coupe ikomeye cyane iramwongerera mu kintu cyatanoge mu ikipe y'igihugu Amavubi. Icyo ni ikintu ndi bugarukeho yewe na Hakim Sahabu ndaza kuza kumukomoza. Hanyuma kuri Jad Bizimana Nshuti sana Biramayire Bedi nabanze kuza kubagarukaho inyuma gake uko iminota igenda ibitwemerera. Ngushimira kubuneza amatwi ndetse unamanza amaso muri aka kanya nta gutinda. Ku rutonde mtozo kipe y'igihugu Amavubi Constantine yatangaje abakinnyi 24 azifashisha. Amasura amashya yarari habiri ni Noam ndetse n'uyaremye Fidari kipe Kiyovu Sport, ariko muri excitement nyinshi abanyarwanda bafite twebaza gati okay haraza abakinnyi bashya bande bangahe ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko dusa nkaho tugiye kure nitwita ku bakinnyi batahamagawe n'impamvu bahamagawe. Muri abo ngabo rero harimo rutayizamu kipe y'igihugu Amavubi Joy Lance Michaels. By the way ubwo mbona no kuba updatinga ko buriya nyuma yaho Constantine afata ikipe y'igihugu Amavubi ntago twegeye imbere ku rutonde ngaruka kwezi rwa FIFA gusa ubwo twice ku mwanya 128 ahubwo n'agaciro k'ikipe y'igihugu yacu Amavubi abakinnyi value bafite market value agaciro ku isoko abakinnyi bacu bafite kabaye nk'agatumbagiza n'agaciro k'ikipe y'igihugu Amavubi yacu ubu ngubu iri ku gaciro ka miliyoni hafi 7,300 by'amadolari, miliyoni 7,300 by'amadolari. Ubwo bijyana n'abakinnyi nk'aba ba Joy Lance Michaels uba warajemo kuko ubu ngubu nahoze mbona kare nkurikirana Joy Lance Michaels afite agaciro k'ibihumbi 750 by'amapound ku isoko no by'amadolari ku isoko. Market value ye agaciro afite ku isoko arujye kugurwa miliyoni ibihumbi 750 by'amadolari. Ubwo mu Manyarwanda ni hafi almost half miliyari irajya gukabaka. Afite agaciro ka miliyari ku isoko y'Amanyarwanda. Ubwo rero akaba ari umukinnyi navuga azamuye agaciro k'ikipe y'igihugu Amavubi. Impanga ye Joy Slide Michaels wanahamagawe bafite agaciro k'ibihumbi 100 by'amadolari. Ubwo niko gaciro afite. Hanyuma wa muvandimwe wundi nawe Leroy Jacques Michaels nawe yaragatumbagije cyane kuko arajya kwegera mukuru we ko nawe afite agaciro k'ibihumbi 600 by'amadolari. Leroy Jacques Michaels we ukina na Mutsinzanje mu ikipe yazira, ariko nawe ushobora kuba yajya gusinya amasezerano muri ikipe nabigarutseho yo muri Turukiya. Ni ku makuru ngerageza gukurura ko muri Turukiya ashobora kuba ari muri negotiation na imwe mu ekipe. Uyu murumuna wabo wanitwe neza Amavubi watsinda ibitego mu mikino yombi wari wambaye nimero 13 ukinaca ku mpande cyane. Ubwo n'uyu mwongerana nawo memera nawe uri buze kuba yinjiramo. Noam nawe uri afite agaciro k'ibihumbi 200 by'amayero, ibihumbi 200 by'amayero niyo market value ye, niko gaciro ke ku isoko. Ubwo shobora guhita ugira amatsiko kibaza tse mu Mavubi ninde mu kinyundo ufite agaciro karemere kurusha abandi bose mu mukinyi uhenze. Umbwire nimba utunguwe cyangwa se wanze ubwire utekereza muri comment section. Wakanye mukinyi dufite ufite agaciro cyangwa se uhenze muri nationali yacu kurusha abandi bose ni umutaramu witwa Hakim Sahabu ufite agaciro ka miliyoni 1,500 by'amayero. Hakim Sahabu uri muri Ayeka 10 niwe mukinnyi navuga kakanya uhenze kabisa ukinira ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Ubwo turebye nk'abakinnyi bafite amamoko mu Rwanda wenda uwo dushobora kuba twazabona ukiganirizwa cyangwa se ugitekerezwa ni Trezor. Trezor niwe mukinnyi ufite navuga inkomoko mu Rwanda wenze ku isoko afite agaciro ka miliyoni 3 miliyoni 3 z'amayero. Uri kumva ka akubye hafi kabiri Hakim Sahabu. Ubwo bibaza kuri Warren Kamanzi nawe uherutse gutandukana n'ikipe ya Toulouse yo mu Faransa.
uyu mutaramu nawe Warren Kamanzi buriya ndebye hano muri system ukuntu bimeze, we afite agaciro ka $1,500,000 by'amayero, aranganya na Hakim Sahab. Ubwo ngiyeho ni nk'akantu mba ndi kubapudeza ngo mbabwira abakinnyi bajya guhuzwa n'u Rwanda n'abakina Amavubi ni bande bafite agaciro kari hejuru cyane, nyuma yuko nyine Amavubi agaciro kayo gatumbaje nyuma yo kwinjizamo abasore b'amaraso mashya. Ubwo ariko abakinnyi nkaba Ange Mutsinzi nawe akamwe mu bakinnyi dufite abafite agaciro kari hejuru cyane, aranganya na Leroy Jacques bakina mu ikipe imwe afite agaciro k'600,000 by'amayero. Mutsinzi Ange ubona ko value yarazamutse cyane. Mutsinzi Ange, Manzitse ni 150, Fanuel Kavita Mabaya muri zimwe za Amerika nawe ni 125, Mangwende muri Limassol muri Chypre bafite agaciro k'350 by'amayero. Uri kumva nawe agaciro ke kari hejuru cyane. Undi mukinnyi navuga usa nk'ari hejuru cyane ni Jihad Bizimana. Jihad uteye ubwoba. Jihad ndaza kumugana mu buryo buri special muraza wenda kuza kubyumva. Jihad afite niwe mukinnyi muri national nyuma ya Hakim Sahab ufite agaciro kari hejuru mu bijyanye na market value ku isoko, agaciro k'800,000 by'amayero, afite imyaka 29. Jihad Bizimana Mugisha Bonheur we ni 500,000 by'amayero. Wumva ko n'umukinnyi hafi mu 500 ni Samuel Grete nkuko ndi kubibona hano muri systeme. Georgia ni 250 by'amayero. Kumva ko agaciro kacu ka nationali uko turi kugenda tunze abakinnyi bashya bari kugenda bizamuka cyane, akana kaba kantu gakomeye cyane. Bwo rero mpita nisimbukira nisubirire ku nshuti yanjye rwose Joy Lance Michels. Mu masaha navuga 18 atambutse bishingiye n'igihe ngiye akakanya ndi kurebera cyangwa se ndi recordingira video uri kureba, nibwo ikipe ya Saba yatangaje ibiciro ku rubuga rwa Instagram na ka video keza bakoze. Ubwo ku bantu mubangutse muraza gusimbukira murebe aka video kagaragazaga Joy Lance Michels aza yambaye agashapo nk'akaba cowboy kuri bantu bafite imico ya zabura cyangwa se muri za Leta Zunze za Amerika, yegera umusaza wambaye kagofero kaba bonjour pare kameze kareba imbere cyane, agenda bakicara bagakirana ikintu kimeze nka dame cyangwa se urusoro ariko rwo muri Azerbaijan, agaragiwe n'abandi basaza batatu nabo bari bahagararanye mu mujyi mwiza rwose ubona ko ari wo muri Azerbaijan. Aciye avuga ati umusaza twakina nakwereka ukuntu hano nza amayeri menshi kuri aka kantu ka video keza rwose. Umusaza aramubwira ati cana rero dukine, ariko ubuguza nabonye afata utuntu ameze nk'uri kubuguza batangiye kudukina. Umusaza nimba yamutsinze, nimba Joy Lance Michels yamutsinze, ariko umusaza ukuntu ndi kubona hano muri video yamutsinze, akimara kumutsinze ahise amubwira ati ngo bam, ahita azana dossier ahita yamutereka imbere amubwira ati ngaho sinya dore ndagutsinze, ahita asinya amasezerano y'imyaka 2. Ubona ko nyine na announcement yakoze mu buryo bwiza nk'umukinnyi ufite agaciro. Rero mu magambo ikipe yishyira hanze yahise ivuga ati Michels is with us for 2 more years. Mu kirimi cyawo ubwo mbisomye ukuntu hano bari babyanditse avuze ati Michels de il Bismillah, bivuze ati Michels aracyari kumwe natwe gigiye mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere. Ati ikipe ya Saba inejejwe no gutangaza ko yamaze kuba yongera amasezerano Tezamu Joy Lance Michels byibura mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere, akaba umwe mu bakinnyi b'ingenzi cyane muri ikipe pana muri Setambutse no mu mateka yayo, kuko niwe mukinnyi umaze kuyitsindira ibitego byinshi kuva ikipe yabaho, ibitego 72 mu mikino 139. Barakomeza baravuga ati no mukinnyi ikipe y'igihugu Amavubi afasha ikipe ya Saba utwara igikombe cya shampiyona n'iki gihugu muri saison itambutse, by'umwihariko aho muri saison itambutse mu 2025 batsinda ibitego 19. Akavuga ati no mukinnyi wagize rero uruhare rudasanzwe muri success y'ikipe. Abantu rero benshi munyemerere nkabanyuriremo akakana ikipe ya Saba kwibaza ati Joy Lance Michels umukinnyi ni gute yisanze ari we munyabigwi muri ikipe, ko ni umaze kubatsinda ibitego byinshi kuva ikipe yabo ibitego 72 nkuko babyitangariza mu 139. Muri Azerbaijan mu mupira wabo buriya hari ama equipe nakita nka hari manini agera kuri 3 manini mu mateka yabo y'umupira w'amaguru yabo. Iya mbere of course ni yitwa Karabag. Iyi ngiyi iherutse no gushyira agahigo ko kuba ikipe ya mbere iturutse muri Azerbaijan yakinnyeho irushanwa nk'irya UEFA Champions League, bayita Karabag, ikipe rwose ikomeye cyane. Indi kipe ijya kwegera hafi aho ngaho ni ikipe yitwa Nefti Baku. Iyi ngiyi nayita njyanyije no mu Rwanda kugira ngo mpite mubyumva vuba ni nka Kiyovu Sport cyangwa se Mukura cyangwa se Amagaju, ikipe y'amateka yabayeho mbere y'izindi nyinshi cyane, binajyana of course no kuba ariyo ifite abo bafana, iri mu zifite abo bafana benshi.
ariko by'aka kanya bitameze neza mu bijyanye n'ubushobozi cyangwa se ubukungu. Wahita Neftishi Baku. Indi nitwa Zira FK ikinamo Mutsinzi Ange ndetse na Leroy Jacques Michels, murumuna wa zino mpanga ebyiri. Nayo navuga ko ari ikipe nyine nayo igerageza guhangana buriya ngo yubakiye kubugariza bukomeye cyane, iri mu makipe yinjizwe ibitego byinshi muri shampiyona yo muri Azerbaijan. And then akazi yindi yitwa Turan Tovuds, nayo ifite amateka by'umwihariko muri gihugu cyo muri Azerbaijan. Izo nize nyine nagarukaho enye: Karabaga, Neft Baku, Turan Tovuz na Zira ikinamo Anze Mutsinzi. Rero iyi Saba yo ubaka kanya currently iri mu ikipe zikomeye, ariko mu myaka itambutse ntari mu makipe akomeye kuko isa nkaho ari mu makipe cyangwa se iri mu ikipe zubatswe mu gihe cya vuba cyane, kuko yashyizwe mu 2017. Iyi Saba iri mu gace ka Baku, bayita Saba Baku, ikinamo uyu mutipe witwa Joy Lance Michels. Iyi kipe rero yazamutse mu cyiciro cya mbere cyo muri Azerbaijan mu mwaka wakurikiye yashingiweho muri 2018. Ikizamuka ishyira imbaraga nyinshi mu recruit abakinnyi bakomeye, ishyiramo imbaraga nyinshi cyane mu kubaka structure iremereye ifite ayibure, ariko n'ibyo bintu by'umupira mu buryo budasanzwe. Urwego bagiye bakomanga kugera 2023 ubwo no bavuga ati katuzane babakinnyi b'amazina akomeye barimo uyu mutano witwa Joy Lance Michels, nawe bahise bamurokrita, and then umusaro waje kuvamo nuko ikipe saison itambutse yaje kwisanga yakoze double yateje igikombe cy'igihugu ndetse n'icya shampiyona, kandi kubita cyane. Nabonye abakunzi bandi ma equipe nk'izi za Neftichi, za Zira bavuga ati wow, ikipe nubwo itagira abafana ariko irasunitse igiye kudukuraho Karabaga nyine y'abazonzi yari imaze iminsi kubita muri Azerbaijan, isa nkaho ariyo kipe ya mbere nyine itagira ihangamura ku izindi zari zifite intege. Rero iyi Saba bijyanye n'iyo investment yaraje irahangana cyane, irakubita ubu ni nayo bahagarara mu marushanwa ya UEFA Champions League, byose bigizwemo uruhare n'iyi mibare y'umusore w'umunyarwanda Joy Lance Michels. Iyi kipe ya Saba ntiyagarukiye muri football gusa, bari no gukora investment muri za basket. Nahoze mbona muri 2022 nabwo nibwo bashyize ikipe yabo ya basket. Nyine ni ikipe isa nkaho iri kwiyubaka ariko ifite ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga no kurekrita neza ibintu by'umupira bikora neza. Rero ibyo byose babifashijwemo n'uyu mutsara witwa Joy Lance Michels, nayo mpamvu bamuhembye kumwongera amasezerano y'indi myaka 2 binajyana n'iyo mibare kuba ari we all time top scorer wabo. Top scorer ibihe byose, ibitego 72 mu mikino 139. Ubwo uri kumva ku ikipe y'igihugu Amavubi si kenshi twagize abakinnyi bafite profile nk'iyo ngiyo, kuko buriya uyu mutara witwa Joy Lance Michels mbere yo kaza muri ikipe ari mu bakinnyi barimo bari bafite profile ikomeye cyane, kuko buriya twabigarutse yakuriye mu Budage. Joy Lance Michels nawe n'abavandimwe be we by'umwihariko akurira mu ikipe ya Borussia Mönchengladbach, se mujya muyumva Imatse y'imyaka 17 yakuriye mu bato bayo 17, 19, 20 ajya mu ikipe yabo ya kabiri, avamo yerekeza mu ikipe ya Schalke 04 nayo mu Budage, ariko ya kabiri arayikinira. Of course uri kumva hari kunara abari competition za kuyivamo, agenda aca mu yandi makipe agiye atandukanye yo mu Budage, harimo izitwa za Nordhausen, izitwa za Aachen, izitwa Karl Zeiss Jena. Hanyuma aza kuyivamo yerekeza mu Buholandi mu ikipe yitwa Maastricht nayo ikomeye MVV Maastricht. And then ikipe mu kuyivamo ya Maastricht aza kugurwa ni ikipe ya Saba muri 2021 atanzweho ibihumbi 117. Ikipe ya Saba akikiniraho statistique mu gihe gito yayikiniye yahise agurwa na Al Faisal ibihumbi 900 by'ama euro, ahiterekeza muri Saudi Arabia. Abaterera if I'm not mistaken sezimwe ahitagaruka muri Saba imutanze mu 650 muri 2023 kugira ngo yongere abafashe, ari naho rero agira iyo mibare yose idasanzwe by'umwihariko birimo ni sezo akoze idasanzwe. Bamwita Joy Lance Michels. Zimwe muri karite afite uyu musore kikabona kimwe mu kintu buriya navuga ko mu Mavubi twabonye kitari gihari muri FIFA series ego ntiyatsinze, ariko muri bike twabonye nuko yigaragaje muri shampiyona muri Azerbaijan muri mwaka w'imikino. No umuntu imbere yiza muri clinical killer wamuhaye umupira ntaga gusaba ngo uburyo butanu wamuhaye okazi ebyiri nkagwamo ibitego 2 cyangwa se mu okazi 3 ndaguhigiramo 2 mu okazi ebyiri ndaguhigiramo igitego kimwe nibe nanyangira, ariko byibura mereze bagenzi banje uwo mupira ushobora kuba wava mu bitego bibe byadufasha ngo twabonye bikorembera amaye bed, kuko muri seza agize muri imikino 25 akina muri Azerbaijan akabatsinda ibitego 19 yanatanze assist 8. Uri kumva ko ntago ari wa mukinyi utsinda gusa na assist arazitanga. Assist 8 ntago ari imibare mike mu 25
si abakinnyi benshi baba bazifite twita aba playmaker cyangwa se bano bakinira ikipe y'igihugu yacu Amavubi. Rero imbere y'azamu ni umuntu uri clinical ariko ufite na karite yo kuvuga ati umupira nanamhereza mugenzi wanjye akaba yatsinda. Icyo ni ikintu twari dukeneye mu Mavubi, twari dukeneye iyo clinicality. Nimba turi kumara turi gukina niyo Liberia, turi gukina niyo Mali, turi gukina niyo Cape Verde, ntabwo dukeneye occasion nyinshi. Umupira nawe umusunikira muri umuna we ahita terekamo, nawe no kazi akabona biramugoye asunikira biramuhere Bedi cyangwa uwo nshuti Inosa cyangwa uwiyaremye Fidari wahamagawe kuva mu kipe ya Kiyovu Sport, baterekemo batimburemo cyangwa se cyane no muvandimwe we Joy Slide Michaels yo mpangaye, kuko nawe Constantine amuhamagaye kugira ngo amugerageze arebe ese urwego rwe rureko cyane muri FIFA series minota ntayimu atayibonye myinshi abandi bambara nimero 9 niwe mpangaye. Rero mu tipe imbere zamu no muhanga. Ikindi kintu gikomeye cyane afite Amavubi tuzamungukiramo, Joy Lance Michaels ni umukinnyi ukoresha amaguru abiri, iburyo n'ubumoso. Ibi akaba bihuriyeho n'abavandimwe bose ko ari batatu. Ni abakinnyi bakoresha amaguru yombi mu buryo bujya kumwana. Kuri tujye tugaruka ngo kuri ba Ousmane Dembele Ngarakaze, Murya aragushota, Bumoso aragushota, aradribura hose aragucamo. Uyu mutara witwa Joy Lance Michaels n'abavandimwe bose nabo icyo kintu wagihuyeho, bakoresha amaguru yombi. Gukoresha amaguru yombi bikagufasha mu kudribura, mu gupasa, mu gushota, kuba adversaire muhanganye. By'umwihariko ba defenseur n'umuzamu bigora ko bagupredicting buri ukoresha akaguru kamwe. Hari mu defense aravuga ati okay, nimba nari kujya mu maso nibwo ndi wete yari cyane nshaka kurya mfunga zone adashot, ariko ikoresha amaguru yombi ajya agushyira mu moso ukagira ngo nari bugushote mu moso akaba depoje, wajya mu muryo uvuga ati ari mu moso akabashyize mu muryo akagushota. Nacyo kintu gituma Dembele agira imibare idasanzwe. Sembro no Joy Lance Michaels icyo kintu cyo kwakoresha amaguru yombi n'abavandimwe be ni ikintu gituma abona izi statistics, icyo kikaba ikintu kidasanzwe mu kipe y'Igihugu Amavubi, kuko imbere hariya ntaba ari predictable. Hahandi abona gushota yimugoye mu muryo aragarura mu moso akiremo bimworohere, cyangwa se mu gupasa gutanga iyo mipira yavamo ibitego nabyo bituma izo assist zibona. Icyo kintu cyo kiramworohera ko maguru yombi aba afite iyo stability. Ikindi uyu mutara afite kidasanzwe ni abarwa nka nimero 9 ariko ari kunacishamo akadropinga bikanamusaba gucyana undi mwataka mugenzi we. Niyo mpamvu mu Mavubi dushaka kuzamuna akoreshwa cyane muri formation ya Constantine ya bane babiri abarutezamu babiri. Ibyo bimufasha kuhagarara neza, buriya ngo ubwiza afite budasanzwe bundi mu kibuga ni positioning. Uko ahagarara mu kibuga bibohora abagenzi be bikanamufasha kubona ubwo bwinyagambura, ari nabyo bituma abona iyi mibare. Ndagerageza nihute. Ikindi tayeye ku muntu ufite metero 1 na santimetero 83 nkuko nagerageje kubikurikirana mu kirere, naho ni umuntu mwiza kuko afite detente, afite physique. Umuntu wakuriye mu Budage na zigaritseho za Schalke 04 za Borussia Mönchengladbach, hariya nyine baguhereza icyo bita umwitozo ku buryo buri tayari kabisa, duel zo mu kirere hasi hose abagenda cyane. Icyo kikaba ikintu kidasanzwe. Hanyuma akiyongeraho nyine ubwo buhanga bwe, afitemo ikintu cya creativity, kuba yarema ikintu kidahari. Twarabibonye ku bintu agiye akorana na bagenzi be, kuko ibitego atsinda kenshi birimo ku kantu k'ubwenge bwinshi cyane. Icyo rero kikazadufasha. Yakina n'abaca ku ruhande ariko yanakina aca ku 9. Bamwita Joy Lance Michaels, wongeraga amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Saba yo muri Azerbaijan. Hanyuma kuki atamage mu ikipe y'Igihugu Amavubi, wenda nanamusoza muvaho ndi ubitwarane n'ibya Hakim Sahab n'abandi bakinnyi benshi tubonye barimo nka Banio Davide wari muri Ukraine. Why kuki batisanze bahamagawe mu mikino ya FIFA series? Bivuga ko uyu mutoza hari abakinnyi yabonye bitagombera kongera kubabona kuko urwego rwabo yararushimye, binajyana n'imibare bafite mu makipe yabo. Abo bazamo abavandimwe babiri, Joy Lance Michaels na Leroy Jacques Michaels. Urwego rwabo yararubonye, bamweretse icyo bashoboye. So nta mpamvu yo kubavuna bazana mu mikino ya gishuti, kuko buriya baba bamaze amezi 10 batera sazo yose. Buriya abakinnyi ikintu cyitwa off season muri iyi minsi ni ikintu basigaye bicara bagasengera. Abyuka mu gitondo ajya mu myitozo, agaruka atajya muri rehabilitation, kujya mu mabarafu, kuruhura ubwonko n'umubiri, yongera asubira mu myitozo. Baje muri weekend match bafata indege bagenda, ugasanga umwanya wa famille yarawubuze cyane. Rero avuga ati kuri aba professionnel eka mbahe iyo room bagende profita ku vacancy k'iminsi mike cyane, ko nabo bavandimwe babiri bo bari kurwana ibyo bintu. Bavuga ati se nongera amasezerano ndava muri ikipe nkomeze, ako byiza ibyo bise bijya mu cyo bitandukanye bya umuntu we wenda ukiri kurwana ibyo bya chance. Bakavuga ati eka mbere cyane ko n'urwego rwabo narushimye aho arabihoreye. Hanyuma hari abandi bakinnyi barimo Hakim Sahab niyo Davide ku myaka 19 avuye muri Kiyovu Sport agiye muri Ukraine, yatangiye kubona iminota mu ikipe yitwa Neveren kona gakipe kajya gashaka kuncangacangamo ukuntu
ejo neretse gukina iminota 90 n'umukinnyi kwiyadapta ku mugane w'Uburayi ukeneye kugira icyo gihe cyo kubanza kuvuga ati okay namaze kuba umukinnyi w'ikipe yanjye. Ese aka kanya nari ntangiye kuvuga teka nkomeze ndware n'ibyo kubona iminota yo gukina ihagije, ubu nicyo gihe cyo guhita nsubira muri national. Umutoza aho ngaho akavuga ati okay narakubonye nawe urwego rwawe nabundi nagukuye atabaza mu matanya y'imyaka 23 ariko we komeza ukine narakubonye nzagutekerezaho. Hakim Sahab ni umukinnyi wagiye muri aya captain ava muri Standard de Liège ageramo bageze mu mikino ya kure ya saison bari gukina Europa League nimba nibeshye basezerewe na Celta Vigo mu mikino ni Europa League cyangwa Conference League hamwe muri anga basezerewe na Celta Vigo mu mikino ya kimwe cya kane cyangwa kimwe cya kabiri gutyo kimwe cya kane kimwe cya kabiri gutyo aya captain ahagera bijyana uko muri Standard ibintu bitari bimeze neza cyane sanga urwego aracyari nyuma mukuntu ariko ari mu wakinnyi ikipe yaguze itanze amafaranga atari make banafitemo ikizere cyuko azafasha mu myaka myinshi iri imbere. Rero aka kanya bagiye gukora pre-season nicyo gihe noneho cyo gukorana cyane na bagenzi be kugira ngo babe bamubone. Rero ku mutoza udashidikanya kuri Kariteze ko si ari mu wakinnyi bake dufite bakina ahantu heza akavuga toke banza ugwane n'ibya club yawe witware neza nakubonye nzi icyo ushoboye ariko mu kwezi kwa 9 gihe tuzadutangira imikino y'amajonjora y'itike y'igikombe cya Afrika kizahera mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba wenda nzakuzana ko muri club yawe watangiye kubona iminota harimo kukubareka vacancy na bamwe makipe arimo bakanza gakonvenka. Ikindi nshaka kugaruka kuri Niyo David no kuri Hakim Sahab mu buryo bw'imikino ya Constantine uri bukoresha system ya 4-4-2 bane babiri abo bane ba mbere na abadefenseri bane inyuma yabo bari muzamwe nabo tumubara cyane. Abo bane ba kabiri muri kumva harimo aba mediateri babiri n'abawinga babiri either Noam Emerani cyangwa Georgia ku ruhande rumwe Leroy Jacques Mikel cyangwa se n'umukinnyi ku rundi ruhande. Noneho abo ba mediateri babiri bakisanga ari Casemiro na Djihad Bizimana. Noneho baba babiri bandi muri 4-4-2 cyangwa 4-4-2 usanga ari barutayizamu babiri Leroy Jacques Mikel Leroy Joy Lance Michels ndetse na Biramayire Bedi cyangwa se Nshuti Nosa cyangwa se n'urutayizamu wese wamuparinga naho. Nimba byumvishe neza mu bakinnyi mvuze nta nimero 10 mwigeze mwumva mu ka mediateur turi gusanga ari gukoresha niba biri gusa Casemiro ndetse n'uyu mutaramu witwa Djihad Bizimana. Aho rero bituma yisanga atari ukeneye nimero 10 cyane kuko naho yagiye bakoresha bazaga mu kibuga basimbuye sibyo. Aho rero bikavugwa ko kuri Constantine aba batipe benshi bakina kuri nimero 10 ariko icyo tuzabona bakoresha ego sometimes bijyanye no kwiga adversaire aho bashobora kuzajya bakenera ariko bijyanye n'igitekerezo cy'icyo bishaka gukina we ba nimero 10 ntago bafite makaboko cyane ano mpamvu hamagaye abantu murimo kumva bajarene baza Kiyovu Sport uyu musore w'umuhanga cyane René Wineza René ukina Kiyovu Sport naho shaka kureba baramuvuze ati umwana w'imyaka 17 nabonye pesi yawe mu mahoro ngwino wongere ugira ikinyereka. Ayo mpamvu nyine yihamagarira abakinnyi ubona baca ku mpande cyane na barutayizamu cyane ba nimero 10 ugende urebe urasanga ari umuhire Keve nawe ari kufite ubushobozi bwo gukina hagati mu kibuga nka box to box ko tumuzi neza cyane akina nka box to box uretse ko byaje kurangira yegejwe imbere. Ariyo mpamvu umva Samuel Gret yongeye guhamagara kamuga ati muri FIFA series nakubonye ariko wazana no kanyereka nkareba urwego rwawe. Rero bivugwa ko kuri abakinnyi bakina kuri 10 nabwo kinini cyane ariko batekerezaho ariko birajyana ko nabo mu maclub yabo bagifite urugendo rwo kwaka bati manza munyereke none nge mpamagare bandi ntayege neza muri FIFA series bagira icyo banyereka. Ari nacyo nyine navuga ko bench nyine barimo ba Marvin Kari bongeye guhamagarirwa avuga ati muze munyereke mu mpande mwaniki mwashobora iki. Na Hakim Sahab ubundi akamamaga akaza akagira ibyo amwereka ariko bijyanye n'iyo mikinire ye mu mwanya wa nimero 10 ntago azagukenera cyane. Ni kintu nyine muzakurikirana mwe muzajya mugenda muyibona. Ubwo rero akaba ari cyo kintu nashaka kugarika by'umwihariko kuri tsaza match Amavubi Joy Lance Mikel wongeraga amasezerano y'imyaka 2 impamvu atahamagaye muri national we na murumuna we Leroy Jacques Michels ariko mukuru we wundi cyangwa se impanga ya Joy yitwa Slide yo ikaba yahamagawe rero binajyana n'ibya Hakim Sahab no kubona ba Marvin Kari Wineza René abawinga benshi cyane ba Noam Emerani bari bo bahamagaye muri national harimo wing cyane ndetse n'abarutayizamu kuruta uko tubona abantu bakina ku 10 cyane. Yes ile cyari Kigali Sport nyina cyari Fredizo nkabari habari mbandi kugenda mucangamo cyane zikipe yacu mfite ikizere yuko kuri uyu mugabo Constantine naba bakinnyi mbanganira gutya birashoboka nyamara twakomanga. Cape Verde niyoroshye Mali niyoroshye na Liberia nizatworera cyo cyumve ntago izatworohera adila muzamwibona ariko hari ikizere cyuko amanota ngiye ninyabona meza cyane Kigali Kigali 7 ashaka yandi 3 yo muri Liberia bikagira 10 n'irindi rimwe nazo riva ryaba 11 cyangwa 12 pamoja ndabandi muri East Africa
gushimira cyane aho tubanye rero kugeza muri iyi minota, umuntu w'umutaramu cyane, nimba subscribinze nta karusho, ubwo nimba utanabikora fyonda kugira ngo byinshi tugaruko bitazajya bigucika cyane. Cyari Kigali Sport, ndacyari Fredizo, hasta la vista, Uwiteka abaturindire.